turakwitabye karame nyagasani, twitabira ingoma y'urukundo, karame karame dawe, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda, ije kudukiza kuri wa gatandatu w'icyumweru cya 29 mu byumweru bisanzwe, tariki 25 Ukwakira 2025. Dore amasomo agiye kuduhuza n'Imana. Isomo rya Bibiliya Paul Mutagatifu yandikiye Abanyaroma, umutwe wa 8 umurongo wa 1 kugeza ku 11. Bavandimwe, ubu ngubu noneho abari muri Kristo Yezu ntibagiciwe, kuko itegeko rya Roho utanga ubugingo muri Kristo Yezu ryaturokoye itegeko ry'icyaha n'urupfu. Koko rero kitashobokeraga amategeko kuko intege nke z'umubiri zayacogozaga, Imana yaragishoboye. Yohereje umwana wayo mu mubiri usa n'uw'icyaha ngo abe igitambo cy'icyaha, yagitsindiye mu mubiri kugira ngo ubutungane bushakwa n'amategeko udusenderezwemo, twebwe batagengwa n'ibitekerezo by'umubiri ahubwo na Roho. Koko rero abagengwa n'umubiri bita ku by'umubiri, naho abagengwa na Roho bo bita ku bya Roho. Irari ry'umubiri rishyira urupfu, naho ibyifuzo bya Roho bigashyira ubugingo n'amahoro. Kuko irari ry'umubiri rirwanya Imana, ntabwo ryayoboka amategeko y'Imana, ntiryanabishobora. N'abagengwa n'umubiri ntibashobora kunyura Imana. Mwebwe ariko ntimugengwa n'umubiri, ahubwo mugengwa na Roho, kuko Roho w'Imana atuye muri mwe. Umuntu udafite Roho wa Kristo, uwo ntaba ari uwe. Niba Kristo ari muri mwe, umubiri wanyu wo ugomba gupfa ku mpamvu y'icyaha, ariko mubishurwaho na Roho ku mpamvu y'ubutungane. Niba kandi Roho wazuye Yezu Kristo mu bapfuye yabatuyemo, wazuye Kristo Yezu mu bapfuye, azabeshaho imibiri yanyu igenewe gupfa ku bwa Roho we utuye muri mwe. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 24. Nyagasani, dore imbaga itabarika y'abagushakashaka. Isi ni y'Uhoraho hamwe n'ibiyirimo byose, yose niye hamwe n'ibiyituyeho byose. Niyo yitendetse hejuru y'inyanja, anayitereka hejuru y'inzuzi ubutayegayega. Ninde uzazamuka ku musozi w'Uhoraho, maze agahagarara ahantu hatagatifu? N'ufite ibiganza bidacumwa n'umutima usukuye, ntararekere na busa ibintu by'amahomvu. Uwo azabona umugisha w'Uhoraho n'ubutungane bukomoka ku Mana Umukiza we. Bene abo nibo bagize ubwoko bw'abamushaka, agashakashaka uruhanga rwawe, Mana ya Yakobo. Nyagasani, dore imbaga itabarika y'abagushakashaka. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu yanditswe na Luka, umutwe wa 13 umurongo wa 1 kugeza ku wa 9. Muri icyo gihe haza abantu batekereza Yezu ko Abanyagalileya bari bishwe na Pilato, maze amaraso yabo akayavanga n'ay'ibitambo baturaga. Arabasubiza ati, mukeka ko Abanyagalileya barushaga abandi kuba abanyabyaha? Oya, ahubwo reka mbabwire, nimuticuza mwese muzapfa kimwe nabo. Cyangwa se ba bantu 18 baguriwe n'umunara wo kuri Silowe, mukeka ko bazize kuba abanyabyaha kurusha abandi baturage b'i Yerusalemu? Oya, ahubwo reka mbabwire, nimuticuza mwese muzapfa kimwe nabo. Nuko Yezu abacira uyu mugani ati, umuntu yari afite igiti cy'umutini cyatewe mu murima we w'imizabibu, aza kuwushakaho imbuto ariko ntiyazibona. Niko kubwira umuhinzi we ati, uyu mwaka ni uwa gatatu nza gushaka imbuto kuri uyu mutini sinzibone. Uteme ntacyo umaze aha ngaha. Undi aramusubiza ati, shobuja, ba uretse byibura uyu mwaka mucukurire iruhande, maze nshyireho ifumbire. Ahari kera wazera imbuto, nutera uzawuteme. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Amasomo twateguriwe nadufasha guhinduka. Wa muhanga wavuze ati, niba isengesho yawe ritaguhindura, hindura uburyo ukoramo isengesho. Nawe ndagusaba kugira ngo iri somo ry'Imana rijye rigutambuka buri munsi, rikajye rigusiga uko wari umeze, rijye riguhindura. Kuko kenshi mu buzima tubaho twarahindanye, icyaha kiraduhindanye, kuko turi abanyabyaha, ariko ineza y'Imana yaza, ubutungane bw'Imana bwaza, inkomanga yaza, Imana ikongera ikadukomangira ati, hinduka padiri, hinduka, hinduka mubyeyi, hinduka rwose. Nuko wakumva iryo jwi ry'Imana ugahita wirekura, ukareka Nyagasani akakujyana hashaka. Uko niko guhinduka. Amasomo twateguriwe niyo mwayumvise neza, ni amasomo aduha deuxième chance, nayise mu Gifaransa deuxième chance, andi mahirwe. Ndabyishimo nko kumva baguhaye andi mahirwe. Urumva urugiye gutsindwa, none akubwira ati birahindutse tuguha andi mahirwe. Icyo gihe urishima ukanezerwa, andi mahirwe,
andi mahirwe Nyagasani ajya kuduha muri aka kanya, wongere nawe uze gucunga mu nguni z'ubuzima, aho Nyagasani ajya gutambutsa ayandi mahirwe agiye kuguha. Arifuza ko wakira ukarokoka ukamererwa neza kuko agukunda byahebuje. Mu kwakira andi mahirwe kugira ngo duhinduke, tujye kuzirikana ku ngingo 3. Ijambo rya mbere riraza kuba kwirara, iya kabiri turaza kuzirikana ku yandi mahirwe, iya gatatu turaza kwibaza ikibazo, ese no guhinduka cyangwa no guhindana? Ibaze nanjye nibaze. Reka duhere ku ijambo rya mbere, kwirara. Akenshi bidukura no kwirata. Hari interuro ebyiri nifuza ko twazirikanaho ziri mu bisingizo dukunze gukoresha mu buzima bwa buri munsi, ndetse ndagize kuzivuga nawe uraza kureba izindi nyinshi zimeze nkazo, maze ujye ureba uti haryo wo nta kwirara kwaba kurimo. Ijambo rya mbere ni igisingizo tujya dutera mu ikoraniro, ati turagusingiza Mana yacu kuko twongera iminsi yo kubaho kwacu. Tujya twikiriza amina. Nyuma yaho niho umuntu ashobora kwibaza ngo harya yongera iminsi yo kubaho kwacu cyangwa ahubwo iminsi yagiye igabanuka? Uba kenshi hari igihe twirara ngo iminsi iri kwiyongera kandi ahubwo iri kugenda igabanuka. Ese wose uko ubibona? Urabona iminsi itari kugabanuka, nuko tukabyuka tukagira ngo iminsi iri kwiyongera cyangwa iri gushira. Iminsi iri kwiyongera cyangwa iri gushira. Iyo urangije umunsi wibwira ko iminsi iri kwiyongera cyangwa iri gushira, nuko nawe ugatera uti turagusingiza Mana kuko wongereye iminsi yo kubaho kwacu. Tuko tukikiriza twese ngo amina. Indi nteruro ya kabiri ni ijambo none dukunze gukoresha mu ndirimbo zacu mu bisingizo, tuti Mana uyu yarapfuye ngenda sigara, uyu twakoranaga yarapfuye ngenda sigara. Ngo nasigaye kubera iki? Ngo kuko mfite umugambi. Nyagasani uyu yarapfuye ngenda sigara. Ngo bisingirizwe Mana. Twongere dutekereze ubu kenshi twirara kuri ubwo buryo ngo abandi barapfuye ngo ngenda sigara. None se wasigaye gukora iki? Nta kindi wa muvandimwe we, reka twiyoroshye. Icyo twasigaye dukora, icyo tukiri gukora, nagaruka ari twe ntungane, ahubwo nuko Imana ibonye ko ari nge munyabyaha, irashaka ko nisukura nisubiraho. Sinkajye nishongora ngo abandi barapfuye ngenda sigara. Wasigaye gukora iki? Icyo rero nicyo kigusaba gutirara no gutirata, ahubwo ukiyoroshye ukavuga uti impamvu ni inyongera, ndi mu minota y'inyongera, ndi mu nyongezo. Iyo umuntu ari mu nyongezo rero arushaho kwitwararika, akirinda kwirara. Dusaba inema yo gutirara buri munsi. Ingingo ya kabiri yitwa andi mahirwe. Nyuma ko tumaze kumva isomo rya mbere ryo mu ibaruwa Pawulo Mutagatifu yandikiye Abanyaroma, ridusaba kwirinda icyaha ndetse tugiye gukira ubutungane, ubwo ari kwerekeza ku mubiri akadusaba kugengwa na roho. Uyu mutwe wa 8 w'ibaruwa Pawulo Mutagatifu yandikiye Abanyaroma ni umutwe werekeza kuri roho mutagatifu, kugengwa na roho mutagatifu, kuyoborwa na roho w'Imana. Bityo nta ari umubiri utuyobora, kuko igihe cyose umubiri uzatuyobora ntabwo tuzakora icyo Imana ishaka. Rero niba duhawe andi mahirwe natwe tureke Imana twiyobore, tureke Imana twiyoborere kugira ngo dukore ugushaka kw'Imana, duhinde uko Nyagasani ashaka atari uko twebwe dushaka. Umuntu wese uyoborwa na roho mutagatifu nta kindi ni changement, no guhinduka, guhindura imibereho mibi ajya mu buzima bwiza, kureka roho Imana akakuyobora akagusunika, gusunikwa na roho mutagatifu. Nandiki Evanjili umunsi ije kutubwira andi mahirwe, ubwo Yesu atambukije ibigeranyo by'abantu babiri, ati mukeka ko barabanyabyaha kubarusha, babantu Pilato yishe, abagure n'umunara kuri Silowe, mukeka ko barabanyabyaha ko barapfuye, ahubwo nimuticuza mwese muzapfa kimwe nabo. Amen. Yesu arakomeza ducira umugani byibuze ngo tuze kumva, turebe ko twahinduka, ko duhindanye. Umugani w'umutini tareraga, birerekeza ku Mana iza gusarura ariko igasanga tutaritegura. Nuko abamarayika bakakomakoma ati Nyagasani tujye gushyiraho ifumbire, byibuze undi mwaka twongere twibutse umwaka mu maso y'Imana. Umwaka Nyagasani aduhaye ngo byibuze twisubireho, twere imbuto. Umwaka mu maso y'Imana ushobora kungana n'umunsi, kimwe nuko wangana n'isegonda, kimwe nuko imyaka 100 ku bantu imbere y'Imana ari nk'amasegonda. Icy'ingenzi ntago ari umubare iminsi 365, ahubwo nuko buri munsi wowe uhora witeguye kugira gute guhinduka, kuko kenshi ubuzima tubamo buraduhindanye. Rero umwaka Nyagasani avuga yongeye kutwongerera andi mahirwe ni umwaka wo kwisubiraho.
ni igihe gihagije cyo kugira ngo tubashe kwisubiraho, tureke za ngeso mbi, tureke bwa buryarya, tureke bya bintu byose bituma tugorora Nyagasani uko bikwiye, maze twerekere Nyagasani ubuzima bwacu bwose. Undi mwaka urerekeza ku gihe gihaje Nyagasani yongeye kunyongerera nyuma yuko abonye ndi mu bibazo, ndi mu byago, ndi mu byaha, akifuza ko nahinduka, akifuza ko natera indi ntambwe nkava mu isayo. Undi mwaka mubyeyi wari wahaga andi mahirwe ngo uve ukuntu biryoshye, nawe nanjye Nyagasani duha andi mahirwe, bityo twongere twivugurure, twere imbuto nyinshi. Iyi fumbire irerekeza ku buzima bwa roho, isengesho, gushengerera, meditation, guhura na Nyagasani, uburyo bwose nakwivugururamo, cyane cyane nkavugura ubuzima bwa roho. Ingingo ya gatatu, ese uyu mwaka no guhinduka cyangwa no guhindana? Ibaze nanjye nibaze, kugira ngo wumve uyu mwaka Nyagasani aduhaye, wumve ino nkuru, hari igihe waza kugira icyo utoramo kikagufasha neza kumva uyu mwaka icyo Imana ishaka ku buzima bwawe muri ino minsi, aho wasanga uri mu gahinda, mu kababaro, ishavu, mu isayo. Hinduka kandi wemere inkuru nziza. Umunsi muhiriye kure cyane muri Afurika, umukobwa wakoraga mu ngoro, ngo none ntabwo ari mu ngoro gusa cyane, akora ku ruhimbi. Ariko uwo mukobwa ngo nubwo yakoraga muri uru rusengero, ngo hari n'undi mwuga yakoraga rwihishwa wo kugendera mu ngeso mbi z'uburaya. Ibi akabivanga no gukoropa aho ngaho nyine ku ruhimbi muri urwo rusengero. Nuko umunsi umwe ngo agiye mu ngeso mbi z'uburaya, ngo aza kuva babaye, ngo arabajwe n'ibintu bibiri. Avuga ati koko uyu mugabo yaba anteye ikirwara cyangwa anteye inda, biragenda biti iki kigabo cy'igabo. Nuko akomezanya agahinda avuga ati koko ndabigenza nte, ko naba nsebye umuntu ukora mu rusengero ku ruhimbi. Nuko wa mukobwa akomeza kugibazaho, nuko aza kujya gusenga, wabwira Imana ati Mana, ngiye kwipimisha, ariko nsanze iki kigabo nta kirwara cyanyanduje, nta n'inda mfite, umva sinazongera kubisubira namba, sinabisubira, nahitamo intungane. Nuko akora iryo sengesho bishoboke ko yikirije ati amena. Ageze mu rusengero ari gusenga abwira Imana ibyo ngibyo, iyo mihigo afite, ngo aza kugira ubwoba ngo buturutse aha ngaha, ngo pasiteri ngo yari umunyempano, ngo atinya ko pasiteri agiye kumurondora, agiye kumuvuga, agiye kumugaragaza. Nuko none abwira isengesho ku bwa gatatu ati Nyagasani umbabariye, noneho pasiteri ibintu ntabivumbure, ngira aha ngaha ntarajya kwipimisha, ntarajya kwisuzumisha, naza kugushimira aramutse atamvumbuye. Ngo nuko mbere yo kujya kwipimisha, ngo pasiteri ntiyigeze amuvumbura. Nuko arishima cyane, arasohoka yishimye ko Imana yumvise isengesho rye, ko hasigaye gusa bya bibiri. Nyagasani umbabariye rwose, iki kigabo ntikiye cyanyanduje ikirwara cyangwa ngo ntware inda, nzagaruka mbigushimire, sizongera rimwe gusubira. Nuko aragenda, wageze kwa muganga wagomba kumupima, ngaho fora uko bigiye kurangira we. Nuko wa mukobwa yicaye muri tegereza, ategereje ibisubizo muganga agiye kumuhereza. Nuko agiye kubona muganga araje, azanye ibisubizo. Ngana atekereza uburyo umukobwa agiye kubyakira, agiye kumva yumva muganga aramubwira ati negative, nta kirwara ufite, nta n'inda ufite. Nuko wa mukobwa asimbukira hejuru, arishima cyane. Nuko muri kwa gutaha ari kugenda abyina, niba no mu mutima ari guhabyinira simbizi. Nuko arataha, ngaho fora hagiye guhitira, ese araca ku ngoro, ace muri rwa rusengero, yongere atange ishimwe, ashimira Imana. Nuko ngo ageze mu nzira, ngo ahura na wa mugabo wa wundi yari yagiriye ubwoba ko hari ikintu agiye kumutera gikomeye. Nawe ngo yari mu mashimwe, amubwira ati rwose nanjye nje kushima, ndi mu mashimwe akomeye, narizi ko wanteye ikirwara, none sanze ndi muzima, nari mvuye kwipimisha. Bose barahurirana bari mu mashimwe. Nibwo wa mugabo amubwiye ati ubwo rero twahuye twese turi bazima, reka twongere tubyine intsinzi, dukomeze tubyine. Wa mukobwa ati ko navuze ko nabwiye Imana ko ntazasubira. Wa mugabo ati nyamara ibisa birasabirana, reka twongere. Nuko wa mukobwa abwira Imana ati Mana ubu nyihanganiye akanya gato, reka njye kumuha inyongezo, reka muha agasezero, sinzongera, ngiye kubikora bwa nyuma ariko sinzongera. Noneho njye nagaruka niyeze, sinzasubira, nzongera ngaruke mu ngoro yanjye kwiyeza.
wa mukobwa na wa mugabo irangira gutyo mu nyongezo, bikomereza bityo mu nyongezo, agasezero niba azongera akagaruka agashimira Imana, niba azongera akabireka burundu. Ibaze nanjye nibaze, wewe cyaba Imana Yezu Kristo akozwe ngo uyu umwaka nicyo gihe Nyagasani nyine akongereye andi mahirwe, wowe ntuyabyaza umusaruro uko bikwiye. Reka dusoreze ku bintu bitanu biza kugufasha kongera kureba aho ugeze usezera ku cyaha, aho ugeze uhinduka, aho ugeze wakira amahirwe yandi Nyagasani aguha. Icya mbere, turi abagenzi hano ku isi, ngo ujye uba hano ku isi kuzayivaho ejo, bityo utangire ukore cyane kandi ukore neza igishimisha Imana. Icya kabiri, nta kwirara, ni ukumenya ko guhinduka ari uguhinduka buri munsi. Guhinduka ni ibya buri munsi. Nimwicuze mwisubireho bigishoboka. Uwo ni Bikira Mariya ubiduhanuriye ikibeho. Icya gatatu twazirikana, agasezero ku cyaha. Buriya gusezera ku cyaha ni nko gusezera ku rupfu, ngo ntabwo wongera gutandukana narwo, ruhita rugukacira nyine. Icyaha rero ntukibwe ngo ugiye gutanga asezero ugiye mu nyongezo, ukurikira iminota y'inyongera uburyo uvunana, birangira nyine ishobora no kuguhitana. Yavuga igira iti ibyanyuma bica amazuru. Icya kane, uze kongera wisubiremo urebe imihigo wahigiye Uhoraho, ati Nyagasani nunkiza uburwayi nzagaruka ngushimire, Nyagasani nunkorera iki ngiki nzagaruka ngushimire, iki kibazo no kinguramo nzagaruka ngushimire, ninjya kwa muganga nkipimisha ngasanga ndi muzima ngasanga Nyagasani nzagaruka ngushimire. Aho waragarutse, cyangwa wasubiye ahubwo gutanga asezero, kubyina intsinzi n'ibindi byinshi cyane bidakwiriye Nyagasani, wabisubiyemo yasayo, ngo nawe ngo utegereje ko Nyagasani nyine ugiye kongeza wongeze, wintamira ryo yagera ku gisembe kongeza umunyu, uti Mana ugihanganira uzaba nisubira ejo ni ryari. Icya gatanu dusorejeho, ni urugamba rwa buri munsi tugomba kurwana, le combat spirituel. Ngo uhamba ingeso ahorana isuka ku rutugu. Ni mucyo ntatwe rero ntitwirare ko tutarageraho shitani atatera ibuye, kandi wowe uhagaze uritonda utagwa. Bityo twese dukere guhinduka aho guhindana, dukere kwegera Nyagasani buri munsi, tureke duhindura uko ashaka buri munsi. Mwese Imana ibahe umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Turagira amasomo kwa Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.